twajyaga twica udusimba tukajyana abaga ari inyubako bari kubaka nshyashya tukiba amakaro tukagenda twica ibisimba tukabicukurira tukabikingura tukanarira ngo muri gushyingura twagukundaga tugakora n'imisaraba umubyeyi rero mumye tukazirikana ngo muri kungura umubyeyi none bakadukubita bakatwirukankana n'amabuye igipangu turi kubikorera ngo turi kubakumurira biriya mikino ya kimwe bari kuza bangaha muraho neza muraho amakuru yanyu ni meza cyane Anita mwiriwe neza mwaramutse neza turizera ko aho muri hose mumeze neza aho muri mu bice bitandukanye by'igihugu cyangwa se hanze y'igihugu tubahaye ikaze mu kiganiro UDU Stories n'ibisanzwe kandi turibaza ko nta muntu udakunda story buri muntu wese atera story buri muntu wese akunda inkuru aho waba uri hose inkuru ziraryoha cyane rero twaje kubabwira inkuru yaba izisekeje yaba izibabaje yaba iziteye ubwoba yaba izo mushaka n'izo mudashaka izo mwakunze izo mutakunze zose mugomba kuzumva UDU Stories yego so turibaza ko ikiganiro cyacu aho mugikurikiye muri ahantu hatandukanye mugomba kugubwa neza nimba wumva utishimye ugomba kumva inkuru akanyamuneza kakaza yego zigiye zitandukanye mugikurikira kuri LCM Entertainment ujye kuri YouTube ukore subscribe share like ukomantinge utubwire uko twaguhinduriye mood uko wahise wishima uko yasetse uko twamwibukije ibintu bigiye bitandukanye mutubwire cyane cyane ko mu kiganiro cyacu haba harimo ibice bitandukanye ariko rero noneho uyu munsi ntabwo twaje twenyine murabona ko turi kumwe n'umutumirwa umukobwa mwiza cyane tuguhaye ikaze utwibwira welcome mu stories murakoze cyane nitwa Shema gusa abantu benshi bakunda kunyita Sugar nishimiye kuba ndi kumwe nawe natwe turagushimiye cyane nabyumvise neza se Sugar Sugar wow ni nickname yego ni nickname ntabwo ari izina ryanjye yaturutse ku Sugar Shema izina Sugar ndarikunda cyane Sugar tubara tubwira ahantu Sugar yego riri interested ako uzi kugira ngo abantu benshi bagiye batandukanye bakwite Sugar byange bikunda haba ari nk'umoko si ubyumva guys it's a long story uratubwira muri summary uratubwira urabona isukari nyine nta muntu udakunda isukari n'utayinywa ni ukubera ikibazo wenda cyo kwa muganga cy'uburwayi yego nanjye rero niko meze nta umuntu utankunda ubwo afite ikibazo byaturutse hehe nawe nyine byaturutse ko abantu babonye ko ndyoshya ibintu byose ngiye mu bigomba kuryoha abantu bakakunda ubwo rero iyo tankunda sinzi pe mu mapari mu UDU Story UDU Story twacu tugiye kuryoha kuko Sugar turimo hari ikintu kimwe nibaza nyine urumva nkawe witwa Sugar ashobora kuba ndari abashuti bawe babikwize ariko hari ahantu ukuyemo ko wenda ari uko abantu bakwishimiye cyangwa se abantu batandukanye bagenda bakubwira ngo umwana mwiza ariko nkawe ni wowe wakihitiyemo ukavuga ngo njye nitwa Sugar cyangwa ni inshuti zawe zakwise Sugar ni inshuti yanjye yari inyise rigenda rikuruka kuko numva nanjye ni ryiza iyo umukobwa muhungu ni umukobwa umukobwa waramuryoheye no nyine yabonye ko ikintu cyose kirimo isukari kiba kiryoshye sibyo nyine nawe yabonye ko akurikije research ubwo yakoze wenda research no mu bandi bantu bose aravuga ati uyu muntu nta kindi kintu amugereranya cyo ni isukari pe so rero ibisanzwe Sugar wenda hari abantu bamuzi hari n'abatamuzi ariko nkatwe turazi ko uri umumodo ukina filime ukora ibiganiro kuri televiziyo ikindi harya ikindi ni ikinyibutse no mu video vixen ni no mu video vixen akaba yaratwaye n'igihembo yego yatwaye award ako watubwira inzi ukuntu nyine wabyakiriye ubona hari foto yawe
turaza kuyibereka ari ifoto yawe nziza rwose ufite igihembo biriya bintu byakiriye gute wumva umeze gute muri la moment? nta muntu n'umwe utishimira ko ahembwa cyangwa ntabwo navuga ngo ni igihembo ni nk'ishimwe. Iyo ukoze ikintu hakaba hari umuntu umwe barenze babiri barenze batatu bashima ibintu ukora bakabona ko ukwiye guhabwa ishimwe nawe biragushimisha cyane kandi biguterana ko haje. So rero Sugar nk'umukobwa watwaye ibyo bihembo ariko ufite n'indi background yawe ku ruhande abantu bashobora kuba batazi. Sugar nyine umuntu ashobora kumva gukumbura uraryoshye gusa ariko se nka Sugar ni muntu ki n'umuntu umeze gute kwibwira abantu batakuzi? Ntabwo ngira ukuntu navuga ngo meze gutyo kuko umuntu umwe aba nzi ukwe undi anzi ukwe nyine nigaragaza bitandukanye bitewe n'ahantu ndi cyangwa n'abantu bari turi kumwe ariko ubundi iwana nabi byanjye gusa abantu icyo bahuriyeho cyinshi nyine ni uko ntabwo nitonda cyane pe. None hano ko witonda? Oya ntabwo rero ibintu byo kwitonda hano nabivane mu kanya biraza kandi kantu bababwira batari bakuzeho ku buryo bakamenya kandi nababwira rero abantu batari banziho ntabwo nanutse nk'uko ngaragara abantu banzi ku mafoto bazi ko nanutse turabereka amafoto ariko ku mafoto nahaguruka hano nahagurukeho gato ndibishe nyashi oya nyine ntazo Sugar ntabwo zihagije ku isoko ry'umurimo ntabwo zihagije ko uri mu video vixen sari nk'igihe umuntu ajya kuguhereza nk'ikiraka akareba ukuntu ungana akaba no ayinyashi yego bibaho nyine so wayibereza ntayo mfite ukahita ubura akazi kubera nta nyashi kubera ntayo ariko nanjye ubwo urumva ari umuntu ushaka nyashi nta nubwo ari njye atekereza pe iyo ari umuntu ushaka kuvuga ngo nshaka gukoresha umukobwa ufite nyashi ntabwo naza mu mutwe vuba wapipe ntabwo se urabona umuntu andebye hari ubwo njyewe amafoto yanjye n'undi ntabwo njya nerekana nyashi yanjye ubwo rero ni ahantu wenda si wabonye nk'ifoto yanjye mbese umuntu ambona uko meze ukuntu umeze ku mafoto ni nakumeze ko hari igihe mpura n'abahungu twagiye kuri date se bakambwira ngo ukuntu ngo wari umeze ngo shabo turabona uri mwiza cyane ngo nanone bibaho abantu bambwira ngo amafoto angira mubi nanjye nyine bambwira ngo amafoto angira oya reka nkubwire Shema Anita wewe baba bari ku moteri tujuga none nimba none akoze ngo nawe reka waba uri umuhungu uri kumwe n'umukobwa umwe kuri date ukajya kumbwira ngo uri mubi none abagukeneye kukubwira uburyo uri mwiza utagomba no kuva aho ngaho ubwo ako nyine ntabwo uri mubi ariko ngo nyenga ariko nyine ngo ntabwo uri mubi uri mwiza cyane ahubwo nuko ariko baba bakabishyiramo ntabwo yakubwiye nambwije ukuri bagiye bakubwiza ukuri ko n'ubundi mwese mwambwije ukuri uri mwiza cyane uri mwiza pe. Thank you so okay. Zera ko Sugar abari batamuzi mumenye kandi muhe n'ikaze natwe twamuhaye ikaze mu kiganiro ngo bisanzuye ibiganiro byose tugiye kugirana mu mvero. Ariko Sugar urabona ko yani isanzuye byarangiye ubundi ndi kugenda mbyumva ukuntu ari Sugar ni Sugar atati ndabigenda mbyumva so turakomeza n'ikiganiro cyacu numva none twakinjira mu mwanya wa topic cyangwa se udu topics tuba dufite aho tuba twateguriye ibintu bitandukanye agatopic ko mu stories agatopic k'uyu munsi rero Anita nakaye waduteguriye gamba navuze ibintu byinshi cyane hafi ibintu byose ngiye mbona pe baro tugira udu topics tw'uyu munsi agatopic rero k'uyu munsi twahisemo kuganira na Sugar na Anita ku kintu kijyanye na kuriya kuntu abageni ego urabizi umugeni yaba umugabo yaba n'umukobwa bose bafite abantu bamwambariye ego twahisemo gutekereza tunibaza ku kintu bagenderaho bajya guhitamo bari abantu ego namwe aho ngaho mutubwire ku kintu mwumva mwagenderaho
niba warakoze mariage utubwire ikintu wagendeyeho, niba ufite gahunda yo kuyikora utubwire ikintu wumva wazagenderaho. Ariko duhera kuri Anita ubona akenshi abantu bagendera kuki cyangwa wowe wagendera kuki ugiye gukora mariage kugira ngo uhitemo abakobwa bazakwambarira? Rero njyewe ikintu nagenderaho gishobora kuba gitandukanye cyane n'icy'abandi bagenderaho. Urabona njya kwegerana na Sugar, twese tuba turi gutya. Noneho hari igihe uba uri nko mu bukwe ugasanga nk'abakobwa batoyemo urababwiye ngo mumbare muze kubyina mu bukwe, ugasanga barabyanze, nyine nabebwe nta kintu kimwe baba bitayeho, ni ibintu byapfa aho ngaho hari umuntu uri kubona ko ari ibintu bikeneye ntiyabikora. Rero ikintu ngenderaho ni abantu duhuje vibe ya ku byo ninza kubwira ati please uzinduke saa 10 za mu gitondo turagenda cyangwa ntabwo tugenda, ukaba waje turararana muri ghetto turagiye, niba ndi bukorera Igisenyi ese muragende ababyeyi banyu barabampa. Nge rero nahitamo ko bagomba kuba duhuje vibe, nyine ari abantu twumvikana, turi nimba ari story turi butere cyangwa ngiye kwinjira nyine ndi kumwe n'umugabo wanjye bahita bandira ngo ku buryo ubukwe buri buryoheye abantu bakibase buriya bari mu biki. Njye numva aricyo ngicyo nagenderaho. Okay, reba noneho cya gihe uba wicaye uri kuvuga ngo noneho stage ngezeho niyo gushaka abantu bazanyambarira, direct mu mutwe hagomba kwita hazamo babandi muje vibe cyangwa hita hazamo abafamily bawe cyangwa akatazamo inshuti zawe? Ni iki kitakikuza mu mutwe directly? Rero nkatwe twakoze famille zacu ntazo tubona. Okay. Muri make nta kuzine, nta kuze ushobora gusanga tugiye ahantu ngo kwintroduce nka uri kazini waje kandi ntabwo ariko n'ubundi abantu benshi abafite abantu benshi bahindutse abakuzine, my cousin sister, kuko mwahuje vibe gusa. Abantu baba b'inshuti zanjye babaye famille. Rero ntago abo bantu nigeze nta tante, nta uncle, nta grandma, ntaki n'abantu uba wita ngo ni auntie wanjye, n'abantu muri famille niyo utazi ngo nabahe. Rero abantu natwe twakoze tutabona abo ba famille iruhande rwacu. Famille n'umuntu mwahuje uzi neza niba uri bugira ikibazo akamenya ko ari bugure, ariko n'ubundi niko bimeze. Ntabwo famille kuri iki gihe umuryango wawe n'umuntu ugira ikibazo akagufasha, cyangwa nk'abana mwiganye buriya muziranye urabiza yica gahunda cyangwa ntayica. Njye numva kuko abantu duhuje icyo kibazo n'abantu badukurikiye barabizi, abenshi ujya gushaka abantu bo muri famille no kuruka babura, hari igihe ubu n'abafite ariko baratwiriye yose bagiye mutuvugisha, hari igihe bareka kwiyemera abantu bashyize akazi imbere bibagirwa famille. Mana we twabasuje noneho Sugar ukaba ubizi neza yuko hari umukazini wawe ufite, ariko nakuvuga mbabarira ufite kandi wanjye ku mafoto kuri Instagram hi ukamubwira amakuru akagusubiza nyuma y'icyumweru. Bateka ko tugiye kubasaba amafaranga. Nshuti zanje mwigumanire. Sugar nababwiza ukuri mba twege dukorera yacu sibyo, just dukeneye ni family sibyo. Nyine nubwo nyine uyamaye ntayanga ntabwo nyine ntabwo nayanga. Ntabwo yashaka. Ntabwo yashaka. Ntabwo yashaka. Okay, ntawe ufite. Nyine ngiye sinayanga. Ariko nahayi yanjye isanzwe sha indamukanyo yari ngo bimuke nifatwa n'ikibiriza pe. Tubyegereza umutima, reka kubyegereza umutima. Mwaramubabaje abantu abakazini ba Sugar barahari, nese ntabwo wabura famille ngo umuntu ari hanze, ariko ni hayi babakazini bawe cyangwa auntie wambwira amakuru akatemba ngo Sugar afite ikibazo cy'amafaranga. Ni meza, wowe se umeze ute? Nanjye meze neza, nta kibazo ntacyo ubuse ubayeho ute ubuzima, ariko se ubuzima bw'ikigali urarya neza nta kibazo. Rero nta kintu nari mfite, ariko ningira icyo mbona ntabyo nta kandi utamubwira ngo waburaye, utigeze umubwira ngo waburaye. Rero amakuru se ni meza. Rero nta kintu mfite, wihangane
ukwezi ntabwo bimeze neza ariko ubutaha uzanyibutse ko mubaza amakuru bisanzwe ibyuko nta kintu ufite koko bije gute wenda ko nabyo twari kubigeraho akura bibangukije pe nikosore niyo ako mubona atari yo mpamvu abantu benshi urabona nk'uko nguko tutadushaka inshuti sibyo ajya narashaka izo nshuti ugasanga ni nkaba Anita ndibuze kubwira ngo ubukwe ni saa 2 bakaza saa 5 ndi kuvuga ariko nanone ugasanga ukunguko Anita ngo azakoresha ngo inshuti ze bahuje vibes hari igihe ziba zimenye ko muri atari uvuga ngo ubundi bugoma kabate Anita wana nawe nk'ubu baracyaryamye ndabizi usanga arya pasiteri yo mu mutindije mwongera amafaranga yigosha baguca amafaranga noneho ubona atari yo mpamvu akenshi abantu basigaye bajya muri ya makampani mu rwego rwo kurinda stress yego kuko abazi ko natagenda batari bumwishyure ese murumva vibes zanjye atari zo zikora yego zirakora ariko nanone bariya bari gukora akazi kabo kuko njye ntago blaming ari abantu bablaming abantu ngo bakoresha abantu muri ariya makampani ngakse ngo yabuze ikingo mu miryango ngo nta nshuti agira we niyo mpamvu mani nose akuze uri ari mu kazi nagutinza nturi bumwishyure hanyuma iyo nshuti yawe nigutinza ahubwo uri no kwinginga mu gihe wowe bakwinginga wubwo umva none ukajya kwambara wowe bwambaye n'abakobwa nka 6 ugasanga haje batatu indi nshuti yawe sha uzi ibintu byambayeho umushu umfasha mana yanjye ntabwo wabyizera umfasha ngo nasohotse ngo nahanze nyine surakara ariko haranuragiye none mfaze rizaryoshye shamana twarahishe ndumva njye nahabwa ibaze no kuri excuse witegureye ubukwe abantu mukora ubukwe mwaragowe njye niba nzabukora bizaba bigoye njyewe pe nyine se wowe noneho uzagendera ku kibari bavuye wowe noneho uzagendera ku ki uri muracuruza njyewe mana we njyewe ntago nzajya kure pe simbabeshye mu nzakoresha nyine nindamuka mukoze ko ntago bihagazeho ko nzabukora no turapanga Imana ikagena ahubwo mutuntu bagiye kubaza nimba ufitemo Ego. Abantu barahari mu buzima bwacu. Umukunzi. Oya ntabwo ari umukunzi. Mon boyfriend. Mon fiancé. Ko abakunzi. Ese fiancé itandukanye njye ntabwo nzi kubitandukanye. Fiancé se atawe na boyfriend ibyo bitandukanye. Oya fiancé ni titre. Mama ukiri kugeragezanya. No fiancé arakwambitse. Mwara confirmed. Njye nta meta banyambitse reka. Ariko ufite uwo mubirimo neza mugana aho ngaho. Njye mfite umuntu nkunda nyine ariko nawe nkunda akazina oyazi aya sugar kubwo umutekano wawe mo bebe aya sugar none se sugar reka nkubwire uko uvuze izina ryiwe sibyo byaba bitwaye iki yabyanga se nyuma uri na proud no ndi proud ye cyane kumva ariko ntago akunda ibintu byo mu matangazamakuru ibintu byo mu kinibikioya nese sashobora kuba yitiranywa n'abandi hari ubwo yaba yitayo ntago ndi bumuvuge azatazimumenye no yapara kuba inshuti zanjye uko ziranamuzi rahirizina yego umva inshuti ya Sugar izatwandikiye akagira guys umva hano hari award igihembo inshuti za Sugar sheri we tukeneye izina ryiwe niyo yaba atabimutubwiyemo hariya bazamwandike inbox bamutubwire noneho uzaze tumukubwire nta kibazo mwe muzamumbwira ko ntabwo abandi wapi none ntabwo Sugar kandi ufite ya erega ntabwo ubukwe ari ikintu byuka mu gitondo ngo uhite ukora ni nayo mpamvu ejo bundi batanze divorce zigera ku zirenga 3,000 bituruka rero muri ibyo ngibyo byo kuvuga ngo ntabwo uri seriye ngo ubuse ngo ko tumaze imyaka ingahe ngo ukaba utajya ngo ntabwo uri seriye ntabwo ari seriye mukundana amezi 2 uhita ujya mu rugo nicyo cyerekana ko umuntu ari seriye ikintu cyerekana umuntu ari seriye nuko ake bitize birapfa nta gutinda ngo bipfe none se ko byihuse bwo bakaba bari gufata divorce nuko bikira ko mugani sinjye wawuciye nanjye none se Sugar wowe bumva none igihe cyiza
cyo kugira ngo mutazahana divorce ari iki nta gihe cyiza cyo gukora ubukwe gihari iyo mwese mwumva muri ready ubukwe murabukora none we ariko kumbwira ngo njyewe ankizo pressure cyangwa nyimushyizeho ibyo byo wapipe ariko wari wavuze ngo ntabwo uzi niba uzakora ubukwe ntabwo mbizi nyine kandi ufite sheri ndetse ngiye ko bisco ndetse mu gitondo ntitwashwana n'ubu twicaye amamagara kamubwira ati mo bebe birangiye ibintu byose birashoboka muri ubu buzima mujya mushwambagura nta mugashwana yego nise hari abantu badashwana nubwo muba mupfuye nk'igiki okay akenshi ngiye ndiyenza nyine nta n'ikintu kizima nyine mba niyenza nyine umubwiye nka ni nk'ibintu umubwiye cyangwa ibintu mukoreye umubwiye ngo akazina nabonyemo ka Fiona ngo ninde ujya kare ntabwo nshobora gufata telefone nawe ntabwo ushobora gufata telefone yanjye kuki utayifatiye se okay nayifata like kwifata nkarebamo ikintu runaka ngiye gukora ariko ntabwo nshobora gufata telefone ye ngo ngiye kurebamo ngo abantu bavugana ngo ncukumbure abakobwa bacukumbura ngo ngiye gucunga ngo reka ndebe ngo hano hariho umutima ngo reka ndebe ibyo bamanuka hepfo none iyo ubonye akazina kari umutima urikomereza emoji ijya kucwanisha n'umuntu abarira abasheri barabuze namufite reka mubwire umuntu ukunda uramufuhira uranababara ntabwo bishoboka ko wajya muri telefone y'umuntu ukunda ngo uvemo gutyo gusa keretse uwo ngo ari marayika byonyine no kubona sheri wawe yise undi muntu sheri kandi sheri ari izina bisanzwe waryita umuntu n'abakobwa baryita kubona sheri wawe yise undi mukobwa sheri oho warira amarira akagukamamo bivuze ngo rero kureba muri telefone ya sheri ni nko gukata ibitunguru umezemo gutya byanze bikunze urarira rero niba umuntu mukundana ewana inshingano zazubahiriza nawe zazubahiriza urajya gusesera mu matelefone urakoze cyane useseramo wishakira ibibazo abantu kandi kahantu inshingano se nezi ngo arashiri waramutse gute ibyo se nshuti yari agabikubwira yabikubwira izindi inshingano nyine kumubaza wariye inshingano kumukunda se ni ibi iyo ni inshingano ugomba gufite umukunda ute umukunda cyane gute ugenda gute nyine ufite ukuntu umukunda ugenda umushira ntabwo wabisobanura nakumva urukundo gakomeza tubwire hanyuma okay tuvuge ko ufite gahunda y'uko buzaba ubwo bukwe yego nyine akoresha abantu bo muri famiye niko okay ntabwo ari ubana kongo bo muri famiye ko nyine wenda tuvuge nk'abakazi banjye ukumva nzi neza ko nyine nabo bashishikajwe n'ibyo bintu kuko nubwo hari abo muri famiye ari umusha kuba muri famiye ariko agomba ko ufite uko bikamubabaza ego bene nk'abo rero nawe ububazi ya famiye yawe nyine baba ndi bo hafi cyane ewana bamenya ngo waburaye bakakohereza amafaranga bamenya ngo byagenze hanyuma rero na za nshuti zawe ewana ya nshuti gutya nubwo abantu bahinduka ariko barazigira ego ndabagira ntabwo ari benshi ariko hari umuntu uba muri inshuti bikarenga ko muri inshuti bikamera nk'umuvandimwe yego pe njye mbwirira nita ngo ubucuti byaranze ariko se Anita wanyuze mu biki Anita tuzamutumira tubwire ibintu yanyuzemo nyine abantu ni babi nta muntu wo kwizera ari naki ariko nkuko wumva hari umuntu wakorera ikintu cyiza ndetse wowe hari umuntu wagirira neza wagira neza se abantu bose bisanzwe abashuti nyine wowe ntiwagira neza nagira neza uko wiyumva rero hari undi ubyiyumva hari undi wumva ko yakugirira neza uwo rero mwe mwabinshuti aba best friend kwa kundi besto bano za besto za mwaraye mwahuriye muri party muri fotozanyije mu gitondo murapostinganye ngo besti mwise mwabe oya ngomereza za video zanyu mereza video zanye ngunamushika none ngo ba twin ni mayo after baraye bahuye nijoro abatwini baraye bahuye nijoro muraho ngo wambaye neza ako biri muri kamera y'abakobwa n'abagore kwizera mu kandi yo nshuti yanjye none se nyine ufite best njye ntabwo biri kuri iyo level ya best ubafashe umuntu uwo badutanze kugira ntabwo namufashe ntamuzi twarakuranye umwakuranye we ni kuko yameze nk'umuvandimwe wawe shadiya noneho ako ngako ndakemera twarakuranye ntabwo twahuriye nje i Kigali na mu gitondo nibwo naje i Kigali yego
nyine ndi kuvuga ko uje zo mu gitondo i Kigali cyangwa n'andi hantu ugiye buri bushye gusa wagira ngo best friend forever na forever babyongeraho na forever na kakagoro ka infinity n'umubyeyi wawe kugiriye kugisara bigukora arabigukora none uri kuza uri gushyira infinity noneho ka infinity kagezweho ntabwo mubabaza zino ni injuri kuzita best abantu baba best ndabasuhuje muri kunze ejo nzababona mumbabare abo rero nibo utumira mu bukwe bwawe nibo ubwira ngo ufite kwanza abo ngabo ba waraberetse sheri wawe n'ibyo abo ngabo nibo gutwarira sheri bundi imbere na mbere cyangwa niba bafite nk'ibibazo byinshi nk'ubu urambya ngo ufata abantu ukabereka ngo sheri wawe ntabwo ari abantu okay hari kugira urukundo sheri wa Anita aramuhisha wamwumvise hari ibintu ndamubahisha hari ibintu bibiri igomba gutandukanya hari ukuba sheri wawe ari okay hari secret na privacy uri kumva kuba uri muri relationship birazwi ko irimo ariko nta muntu uzi ikindi kintu kirenze kuri ibyo bazi ko mukundana ibyo birabaye ariko hari wa muntu bazi ko turabizi murakundana turabizi yagutendekuramo turabizi mwirirwa mushwana turabizi nyine ugasanga relationship yanyu iri hanze ngo byarabibaye noneho ndamuhamagaye yikuraho wowe nubwira nde yego abo ngabo wapepe kuba abantu bazi ko ufite sheri birahagije ibyo byo gushaka kumvika umva yagize uku ibyo birabareba ni ibyanyu pe ibyo rero ni naho ratabahera umuntu akubwira ngo ese ngo ko iki ngo utigeze ushyiramo ngo bari abakobwa ko ubuzima bwawe n'ubundi ndagusanzwe ubushyira hasi bajye babika ngo nguzi ko ngo runaka ngatambariye ngo ntabwo yamwambariye iyo judgment ngo ureba ngo Didi ngo yari kuba yamushyizemo ngo ushaka ukuntu yari inshuti ko bahoraga bifotozanya basubukana kuki atamwambariye kwinjira mu buzima bw'abantu aho ngaho ntabwo uzi impamvu atamwambariye hari abantu duhorana nabo twirirwana nabo dusangira ibiki n'ibiki ariko tuzi ko mutari inshuti zacu cyane wapipe tandukanye kuba tuziranye turaziranye ariko turi inshuti ndakuzi kubaho nanjye urabizi ko mwababaye ariko twanyuze mu bike akaba aribwo Anita anako shema uzajya kubona ukabona undi mukobwa aratangaye arabise katigeze ambwira kandi shema ababaza hari n'umuntu abantu bawe hari n'abantu mutavugana ibintu byinshi mushaka kubitanga nk'ukwezi mutaravugana ariko mubizi neza ko abantu yakana inshuti zawe ariko kanavuze niko ntabwo utari kuvugana buri munsi sibyo ukaba ubizi neza ko ushobora kugira ikibazo akaba ari umuntu uhamagara umubwira ikibazo nakubwira ngo none mutansuza oya kuvugana buri munsi no kuba inshuti biratandukanye kumenyana no kuba muri inshuti biratandukanye mpamvu nge rero guhitamo mana yanjye abantu bazanyambarira ntibibatangaze nzakodesha za kampani ntibibatangaze ukodesha nabyo ntabwo ugasanga ndarimo nka babiri bagiye kwihuza oya kampani ndakeka ushatse wazana ukabavanga nshatse nareba nkavuga nti mufite abakobwa abangana gutya munyereka amafoto yabo nkahitamo nshaka uyu katuzana n'abandi bakandyohereza ifoto ariko cyangwa se ushobora no gushaka amafoto akose abantu nabo kujagara ndumva nta akose aho kugira ngo ngenge kuzana umukobwa aje gutara utugambo abakobwa nakwihorera utwo tugambo ukatuvugira mu bikaro utazi n'ibyabaye no muri make abakobwa n'inshuti zawe babandi witaga ngo abantu bose babona ngo muri kumwe ngiki nimuzatungurwe shema arababwiye hakiri kare nimuzatungurwe niba nawe ariko nawe ukuba ni umuntu urakuzi niba uzi kutambanira ku buryo nagutumira aho nawe nukabakaryaga nyine ujye umubwira ati mubwize ukuri none niba ari icyo mukeneye bari icyo mbakeneyeho wenda ako muri iyi si ntimukigirishe muri iyi si ibintu byose nta kintu kitakigira ikiguzi ubutekereza ati nindamuka mbyaye azampemba wenda ni umukire azaza kujya cyangwa hari ahantu nshaka kuzagera azahangeza ariko ntabwo ari inshuti yanjye muri make mu bantu muzi nibyo nubwo abantu bashobora kuba ngo mu buryarya ngo none wembara niba ndi inshuti yawe nta kintu nkuraho ntabwo bishoboka oya ariko bitandukanye n'ibyo shema avuze kuba uri inshuti yanjye sibyo nkagira n'icyo nkukuraho ibyo nta kibazo ahubwo kuba hari icyo ndi kugukuraho ubucuti ntabwo ugihari sibyo ntibibaho nicyo kintu harimo ikibazo harimo ababizi
urumva n'ubizi urumva n'ubizi abari nawe abizi hari cyangwa urongera icyo mukuraho mwese mubizi ko na friendship irimo ariko hari abantu n'ubundi bimeze uko nguko wenda mushobora kuba muzwa na business uje mu kazi n'ingo yaje mu kazi mugahuriyemo mutangiye kujya musohokana wenda muri fotozanyije ibiki twe tubireba turagera muri inshuti namwe mugeraho mwumve wagira ngo muri inshuti ariko ntago muri inshuti pe muzwa n'akazi n'akazi ntago muri inshuti okay birashoboka ko mushaka no kuba inshuti ako nabyo biranashoboka ko mudashobora reso ngo se bamutora murata nk'umuntu umufite ikintu ngo ushaka kumutora nta kibazo ushaka kumutora nta kibazo ariko si nitegeko kumutora nutanamutora ntago bizaba nutanamutora bishaka kumubabaza kuko yagize ngo muri inshuti yewe uri gukora ibyuzi ego okay none se ahubwo ikintu ari kumva neza ikintu cyaka kuvuga abantu bagiye bagenza ibintu gake n'abajudging ahubwo mujye muceceka wowe ni umuntu muhuye mu gitondo birashoboka ko ushaka guhura n'umuntu amasaha 2 mugatamo bifite byo kumva murahuje birashoboka ko umwana marana umwaka 2 3 mutaraba inshuti kandi muhorana cyane ibyo bintu nitegeze ko bimbwiraho subizi nabikubwiraga wowe kutumva ugutinda mubwira yirirwa mu bakobwa ngo inshuti zanjye ariko kugira inshuti hari abantu twitishye ko twabuze irindi zina okay ntago wagenda uvuga ngo uriya turigana nguriya ngo turaturanye ukumva ni ibintu birebire okay tuvuga ati ni inshuti yanjye rero hari abantu rwose nitutabashyira mu bukwe bwacu muzagiremo ibisanzwe muzagira imishiya kiza nuko utazana gukora ikiza nuko na gahunda wifitiye vuba ako se bite gahunda irahari nzagaruka kubahereza invitation hanyuma rero tugeze kuri Didi wowe urumva ngiye ni vibe uyu nguyu bizaterwa nyine bizaterwa nuko nzaba abantu nzabona hafa mfite ubwoba ko utazakora ubukwe je ngomba gukora ubukwe kuko bizaterwa kuko n'ubukwe yavuze ko bizaterwa impamvu tuzapanga imana n'agahungu nako n'umuhungu utari se yewe ngo nakomestigation abantu komestigation uzakora ubukwe n'umuhungu n'abaki wenda uyu niwe yamunaniye cyangwa niwe yamunaniye urkumva hambwa tumva rero nkubwire mfite umusaraba ubwo bukwe ushaka umuntu mugende mu bukore Yesu ugaheba umuhungu nshobora no kuba nanjye mbukeneye watabukeneye dushaka kuba tubikeneye twese ariko Imana itabikeneye Imana ego ikabibona ko ni mu bana bitazagenda neza birashoboka cyane ariko atari ukuvuga ngo ntago ari Imana ishaka kutazakora ubukwe ahubwo ikakubuza uwo muntu ariko Imana ntabwo ari kuvuga ngo ubukwe ikakubuza uwo muntu nyine uzakorana n'uwa nyawe cyangwa ikabona nanone urushaka atari ibintu byawe ikabona ko uzaba singo gutyo gusa ukabona n'ushaka bitazagenda neza wowe se iyo uri kureba uriya musore mukundana ubona n'uwa nyawe ubu bwarabizi niba ruwa nyawe nyine utu tuntu wagenda umuntu akwereka icyo ashaka kubona mumara igihe kingana gute mu myaka 2 Shema Sugar n'ubwenge afite baracyari kumwereka ibyo bashaka Sugar baracyari kugushushanyiriza ibyo bashaka ubwo se ubusa Sheri wa Sugar ngewe turamunze tubwire twe turi kunanira mu tureke tuzababwira undi tuzabamenyesha ubundi murataka na Sheri wawe ubona tuzana gukora ubukwe tukabana gutyo gusa cyangwa muranabana cyangwa bundi turanabana okay gute nsundi ni ubukwe ntabwo ari Kampala ntabwo ari utabaye sinye nta bukwe nigeze mbona iwacu Sugar urakoze nuko urakoze cyane bwo n'umusheri wawe twibwire ubana na Sheri wawe rero ngiye ukuntu mbyumva mwese ibintu mwagiye muvugana ibyo vibe ni ngombwa kuko hari ukuntu babifuza ko bizagenda reception kawe kazagenda mugena rero nagutegeza ajya gushaka umuntu uri shy sibyo yakubihiriza sibyo ariko hari ikibazo mfite ubwo bivuze ngo nimba njye nawe turi inshuti cyane bigeze no kuba turi abavandimwe nkaba nitonda uzareba ujye gushaka umuntu mutari inshuti w'umusazi azashiremo agakona oya uri inshuti yanjye cyane akuzi ubushuti bwa cyane nakubwira tuzi n'ibindi ibyo bintu byo kuba shy mu bukwe bwanjye fasha ubishyire ku ruhande uze trying
atabishoboye se gutrayinga hari izindi nshingano mu bukwe ariko ubundi ntabwo indege imwe yabuze izindi kugenda hari izindi nshingano mu bukwe niyo mpamvu ndi kuvuga yuko Anita kuba yavuze kuri vibe that's okay Sugar yatubwiye yuko bizaterwa n'abantu bazaba bari hafi aho ngaho uko nzaba mbabona ariko njyewe ukuntu mbyumva umuntu yagakwiriye guhera kuri family ego abo bakuzine habari ngo bazandoga agiye mbere sha avutse ejo bundi urabona umusore ajyanye wawe uba yaragumiwe urabona umusore ajyanye family first ariko na family ntari nyine ko Sugar oya family ntari ako kana bashyizemo oya umuntu uzabimukira yaturuka hariho hose yeah exactly ntabwo ari muri family ngo barozwe n'ababyeyi babo biba bikaze yego rero nibyo nandi kubabwira ko family iberaho kuyishaka mu byiza mu bibi byose so rero mu byiza nko mu bukwe bwawe uba ugomba nabo ba mbere babimenye sibyo abo mu rugo kwa aunt wawe nyine niba hahari kwa uncle ukabereka umugabo ngiye gushakana so rero muri abo bakuzine bawe niba ufitemo batanu akenshi hari igihe haba harimo babiri batakunaniye barananirana bakundi se tuvuga ngo uramwandikira barimo hashobora kuba harimo babiri basubiza hayi zacu iyo none shara abakobwa Sugar byaramubabaje Sugar hari abakobwa kugira ngo bemeze agenda akazanamo b'abakobwa beza muri famiye kandi urabizi neza ko bagusuzugura bakabazana ubukwe bwawe bakabusuzugura bameze ngo bibereye kuri snap cyangwa sha no hari abagabo njya numva uri kumva ngo nka sheri wabo nk'umugore wabo yambariwe n'abakobwa batagize n'ahantu bahuriye ngo beza muri physical place bizi bibaho cyane akagenda karubana n'abakobwa beza mu bukwe bwanjye makeup no bitekereje no simugiye gutuma sheri wanjye avuga ati ndihuse ndashaka araka umva ngo hari igihe areba bakwambara akavuga ati mana yanjye oya ariko ati ndikoma nakwisubiraho atoka ari igihe baza yego mbega umukobwa urimo hariya mwiza ari abantu comment z'abantu hariya ushani mwiza aho kureba umugeni sha aho kureba umugeni bakareba ibyo cyakoze ngiye ntakubeshye nari ndi kujokinga kuko ntago umugabo ntago wazana abantu bawe ngo bakwambare kugira ngo batarabareba nyuma y'uko se najya ku kazi nabwo uzagenda wanze ko areba uzagenda okay iyo umuntu agukunda bararya bavuga ngo amaki ngo umukunzi wawe ngo imyate ngo ubona amaribo niba agukunda aranabona abo bakobwa ari babishahu uri mwiza buriya sibyo yego none se agiye kugera kuri stage y'ubukwe atari uko wenda ngo yaguteye ngo ari kwiruka hanze yaba Kigali mu bakobwa beza benshi aba yarababonye yego so rero guhera kuri family ni byiza ukarebamo ababyemera cyangwa se abo nawe wisangamo yego abandi b'inshuti aho guhita wirukira muri ya makampani yo gukodesha rero nuza inshuti nazo nziza ukavangamo na family ariko igihe byose byanze byose uri kubona wa mugane wa Anita ni watubwiye ngo nabakuzine naba auntie naba uncle arareba muri friends ziwe kwa kundi noneho ati hahandi naho Anita akomeje kuba ikibazo hahandi naho atizerera muri abo bashuti twirirwa tuvuga ngo ushaka ngo kumwe n'abashuti bawe ahita agira ute hajya muri company yireberemo company ifite abakobwa bari smart yego nuko nikishinzwe abantu bashinzwe kwambarira bagukorera ibintu biri perfect ku gihe ho n'ahandi hantu uzahurira nabo ibyo ushaka nibyo bagukorera niba ari ukubyina babyine Mbura mu bukwe bwawe barayibyina so rero bisobanuye yuko guhera muri family ni byiza sibyo yego kukiza mu nshuti ndumva ikintu twavuga umuntu najya gukora ubukwe nyine we ajya desida bitewe n'ibyo ushaka bitewe n'ibyo ushaka twebwe urumva expectations zacu ziratandukanye kimwe nuko n'abadukurikiye nabo ari uko nguko ariko mu byose twavuze ahari hari uwakisanga hamwe ushobora kujya gushaka abo bantu bakwambarira bakuye ahandi niba ushobora gufata inshuti zawe ariko ku ruhande rwacu ariko icyo twahuriyeho twese nakunze ntabwo twiteye kuri physical appearance yego ni byiza cyane ariko nayitaho nabyo
njye nayo nayishyiramo da Imana yagiye ku mukobwa akatwipakuru kandi Sugar yavuze ko bizaterwa njye bizaterwa n'aba ari muri mood ya physical appearance buriya niyo azaba nyirimo ibintu byose rego bizaza niyo company ninjya kwijyamo nzabwira munyereka abakobwa mufite niba ari 30 ndashaka 5 reka ncagure turebe ndebe uri ateye ate iyo yambaye inkweto ndende areshya ate ibintu nk'ibyo byose mbere niba ari muri famille navuze ati umushiti wanjye wenda uyu nguyu ni uzanyambarira makeup ikubera niyo nyine ugomba kuba ukeye ariko se ko ari ubukwe uraza no ku nzayireba mbibutsa ko Sugar afite sheri tumwemo buriya niyo mpamvu yanabyegereje umutima buriya ari kubitegura yanatwimye amakuru none se mwe nawe sheri mufite yanatwimye nta sheri ugira ngiye gasasira nta sheri ugira okay mufite ikihe kibazo ngiye nabuze no kubera icyo utagira sheri nabuze uri guhisha abasheri bayo ninde umuntu wahakana sheri hano wowe aba bakobwa impamvu mwe muratendeka ubwo muri kugira ngo abandi bagufite nka njye naho ntendeka ariko naba nendeka nkemera ko mfite sheri imbere ya kamera ahubwo buri wese w'umusheri wiwe arebe n'abashuga daddy bari abagabo bafite abagore aba yemera ko afite umugore yambara n'impeta yarangiza anakubwira ati shangiye mfite umugore akanakwintroducinga ku mugore ngo uyu ni inshuti yanjye ngo niyo mpamvu muri kugira ngo mvuge izina rya sheri kugira ngo umwacyo wundi natiyumva uwari we wese uzi ko ari sheri wa Sugar yumve ko sheri ni wowe gusa kuri uyu mubumbe sheri wa Sugar turakwibutsa ko Sugar adafite umugabo yewe mfite sheri umwe ntabwo ibyo njye nabyemera gusa nabyo ni sawa mujya mugira abasheri bamwe ntabwo ari kugoye nibyo byiza cyane ntabwo wabyemera njye n'umwe nta kibazo okay noneho twari tumaze kurebera hamwe ikintu twagenderaho ku mpande zacu duhitamo abantu bazatwambarira si ibyo byonyine gusa mu du stories tugiramo n'akandi gace kitwa udusurprise tw'uyu munsi n'utuhe muri mwe hari umuntu uzi udusurprise turimo hano cyangwa ni ngiye kubatungura oya reka ngufashe ku dusurprise turimo ahangaha udusurprise tw'uyu munsi rero mu stories twabateguriye tugiye kwibukiranya ku tuntu twagiye tutubaho kera turi abana none gitangaje kurusha ibindi byose ntabwo uno munsi ushaka tukibaho dushobora kuba tubaho ariko turi nko mu cyaro kandi utwo tuntu ababyeyi bacu bakundaga kutwita imikino ya kiboye abantu mwakinnye imikino ya kiboye hello tugwemo twagiye imikino ya kiboye kaduhere kuri Sugar ashobora kuba atarakinnye imikino ahubwo banza dusobanurire ngo imikino ya kiboye yumva ari iki imikino ya kiboye okay ibintu byose byinshi nikiniraga ngiye bahitaga mbwira ngo ngiye imikino ya kiboye iyo mikino ya kiboye nta nshaka hano ngo mujye kwiki twajya gukinira ku gipangu cy'ahantu ngo ni imikino ya kiboye mu mikino 10 nakinnye 8 ni ya kiboye niko bambwira twagiye uwa mbere wa kiboye wakinye n'uwe Sugar uwa mbere wa kiboye nakinnye byano byari ukunguzi cy'umukino gusa twajyaga